b'imitima iboneye abo bonyine Yesu ashimwe niba bazabona umva naho umunwa waba uhengamye wenda ubeze uko ugenda nga Mifobosheti ari kuryamanya ingingo ikurengera agatima kaboneye bizaguhesha kureba Imana. Amen. Akantu kakwereka ko Mose yari afite umutima udasanzwe. Mose bamaze kugera mu butayu hari Abisiraheli bamubwiye nabi. Ntago ndajya mu mateka kuko siho nagendereye cyane ariko ubwo nuko bije nuko baramujahajaha baratangira ngo wamvaniraga iki muri Egiputa ntamva sari siriyo dore uko areba kandi bari basangiye ibigeragezo inzara kubura amazi ntago Mose yabakwepaga wenda ngo agire agasoki we mu rugo wenyine bose bakubita mbese umwuma wabafatiraga hamwe ibyago bikazira hamwe urahati imbwa gusa dore uko areba umuginga iki undi turibuka akanyama karimo agatungurusumu uribuka brochette muri Egiputa uribuka inkoko abandi turibuka umwana uhiye uribuka icyuki dore uko kireba ngo baramujahajaha bamubwira nabi abandi tidisi we umugore wanjye yatwariye amadegeti ubu turayakuraye muri ubu butayu butagira amazi dore uko kireba ngo Imana irarakara mu cyimbo cya Mose iruruka ibwira Mose ngo Abisiraheli ngiye kubica mbarangize nzagusigaza nkororotseweho n'urugo rwawe n'umugore n'abana. Umva ijambo Mose yavuze riteye ubwoba ariho nemera ko Mose yari umukiranutsi aravuga ngo mbere yuko bica ubanze uhanagura amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Iri jambo ninde perezida wakora cyangwa nkabadirija cyangwa umudiyakoni Imana yaribwira ati nabonye rata mwana wanjye muri korara bakuvuze agatsinda kabakwanamyeho ngiye kubajyamo umuhumo mbanigagure maze akabwira Imana ngo bababarire yavuga ati banige bice ibyo wabonye nibikeya wa Mana banige muraho